abagore bakunda kuruta izindi zose bitewe nyine n'impamvu tugiye kurebera hamwe. Kugira ngo pozisiyo inogere umugore mu gihe cyo kunoza amabanga y'urugo biterwa n'ibintu bitatu. Icya mbere biterwa n'imiterere ye. Burya umugore nyine bitewe n'uko ateye hari posiyo nyine yishimira cyangwa se zimushimisha kuruta izindi. Niba tuvuge umugore ari muremure hari posiyo burya zimushimisha, niba ari mugufi nuko, iyo abyibushye hari posiyo zimushimisha cyangwa se ananutse n'ibindi byinshi nyine bitandukanye, cyangwa se atwite. Mu by'ukuri biterwa n'imiterere afite muri icyo gihe. Icya kabiri ariko hari igihe nyine umugore afite imiterere itandukanye imyanya y'ibanga. Burya imyanya y'ibanga y'umugore tuvuge niba itereye ahagana inyuma hari posiyo zimushimisha kuruta ufite imyanya y'ibanga nyine itereye imbere. Ikindi cya gatatu ariko hari igihe umugore yaba afite imyanya y'ibanga tuvuge minini cyangwa se mitoya. Icyo gihe rero hari posiyo mu by'ukuri zitandukanye zimushimisha, kuko iyo imyanya y'ibanga ari minini cyangwa se ari mitoya burya G-spot y'umugore ntabwo iba iri ahantu mu by'ukuri hamwe. Reka rero turebe posiyo eshanu mu by'ukuri tureba ariko n'imiterere y'umugore kugira ngo nyine ujye ubasha kumenya ese umugore wanjye mu by'ukuri ni iyihe posiyo imubereye bitewe n'imiterere afite. Byose nyine tugamije gushimishanya mu miryango kugira ngo urukundo rukomeze rwimikwe hagati y'abashakanye, hanyuma imiryango ikomere kandi bane iteka ryose. Posiyo ya mbere ishimisha abagore burya benshi cyane, ababyibushye cyane cyane ndetse n'abananutse, ni posiyo yo kugarama. Posiyo yo kugarama yayindi nyine bita karemano. Iyi ngiyi ifasha abagore benshi kubera ko kunanutse biragenda neza ndetse n'ubyibushye bigenda neza. Ariko rero hari igihe bitagenda neza bitewe nyine n'aho imyanya y'ibanga y'umugore itereye. Izi posiyo zibera cyane cyane abagore bafite imyanya y'ibanga itereye ahagana imbere cyangwa se hagati y'amatako muri rusange. Abenshi rwose iyi ngiyi ibagwa neza ikabashimisha. Ariko rero abafite imyanya y'ibanga isa n'itereye inyuma ntabwo mu by'ukuri izi posiyo zibashimisha, kuko nyine ntabwo imyanya y'ibanga y'umugabo ibasha kugenda neza ngo ibashe kuhagera. Ibi rero uzajya nyine ubikora ariko ubijyanisha n'imyanya y'ibanga yawe cyangwa se imyanya y'ibanga nyine y'umugore. Pozisiyo ya kabiri ni posiyo yo guturuka inyuma cyane cyane umugore apfukamye. Benshi rwose bemeza ko bayikunda. Mu buhamya bwinshi njyewe nagiye nakira ndetse n'abo twaganiriye bambwiye ko izi posiyo bazikunda cyane. Iyo umugore apfukamye hanyuma umugabo agasa n'uturuka inyuma bari ku buriri. Izi posiyo zibera abantu bameze gute? Cyane cyane zibera abantu bafite imyanya y'ibanga isa n'itereye inyuma cyangwa se hagati mu matako, ariko nanone nyine zikabera abantu mu by'ukuri babyibushye, kubera ko iyo umuntu abyibushye burya hari igihe usanga yarafatanye hagati y'amatako. Iyo rero akoresheje izi posiyo bigenda neza, ariko nunanutse nayo burya bigenda neza. Ariko ntabwo izi posiyo ni nziza ku muntu ufite imyanya y'ibanga mitoya cyane. Ntabwo ari byiza kuko imyanya y'ibanga y'umugabo ishobora kugenda igasa n'igera kure muri byara, hanyuma umugore akaba yavunikaho umugongo cyangwa se akumva arabangamiwe. Cyane cyane nyine abagore bashyashya mu rushako cyangwa se bataramenyera guhuza urugwiro, cyangwa se umugore nyine ufite umugabo ufite imyanya y'ibanga miremire cyane. Posiyo ya gatatu ni posiyo yo kwicara. Abagore benshi bemeza ko nayo bayikunda cyane, kwicara ku buriri cyangwa se kwicara nko ku ntebe. Ibi ngibi benshi bemeza ko mu by'ukuri ari byiza, ariko rero ntabwo zibera abagore bose. Zibera abagore cyane cyane bafite imyanya y'ibanga isa n'itereye imbere cyangwa se hagati mu matako. Iyo umugore afite imyanya y'ibanga itereye inyuma ntabwo bigenda neza mu by'ukuri. Usanga imyanya y'ibanga y'umugabo itapfa kugenda ngo igere muri byara neza. Iyi rero nayo uzajya uyikora ariko ujyanishije nyine n'imiterere y'uwo mwashakanye, kuko hari igihe umugabo agira gutya akigana pozisiyo yabonye muri filime cyangwa se yumvanye ahandi, cyangwa se pozisiyo yakoresheje kera n'uwo bari kumwe mbere, hanyuma akaza kuzikora no ku mugore bari kumwe uyu munsi. Kandi mu by'ukuri ugasanga umugore bari kumwe uyu munsi ntabwo afite imiterere nk'iya wa wundi nyine bari kumwe kera, cyangwa se ntabwo afite imiterere mu by'ukuri nk'iyo yabonye muri filime. Ugasanga rero umugabo ntabwo ari kubasha gushimisha umugore. Ibi nyine bikaba byazana amakimbirane mu muryango ashobora no gutandukanya abashakanye. Posiyo ya gatatu benshi bakunda rwose, abagore benshi bemeza ko bakunda, ni posiyo umugabo aryama agaramye cyangwa se akanicara, hanyuma umugore akaza akicara mu myanya y'ibanga y'umugabo. Ibi ngibi benshi barabyishimira, barabikunda kuko
bumva neza imyanya y'ibanga y'umugabo kuko iragenda ikagera rwose kuri G-spot neza, ikagera ku mapo yose cyangwa se ku bice byose bikoze inda ibyara y'umugore, ku buryo rero bizamura orgasme cyangwa se bizamura amarangamutima n'ibyishimo, bifasha umudamu kugera ku byishimo bye bya nyuma. Gusa ntabwo iyi posiyo ibera abantu bose, iyi ngiyi ibera abantu bakiri batoya cyangwa se badafite umubyibuho ukabije. Iyo umugore afite umubyibuho ukabije ntabwo posiyo zigenda neza kuko hashobora rimwe na rimwe gutsikamira n'umugabo akaba yagira ikibazo. Iyi rero uzajya uyikoresha ariko nyine bitewe n'imiterere y'uwo mwashakanye, kandi nkubwira ko nyine iyi posiyo irimo amoko menshi atandukanye. Posiyo ya kane niyo kuryamira urubavu n'ubundi muri kurdi cyangwa se n'ahandi nko mu ntebe. Iyi ni posiyo nziza mu by'ukuri bitewe n'imiterere y'umugore. Iyi ngiyi rero ni nziza ariko cyane cyane ku mugore ufite imiterere mu by'ukuri imyanya y'ibanga isa n'itereye inyuma cyangwa se hagati y'amatako. Iyi ngiyi nayo ifasha abagore kumva neza imyanya y'ibanga y'umugabo, ku buryo nyine imyanya y'ibanga y'umugabo igenda igakora kuri G-spot, igakora kuri point A, kuri point O. Ibi ni ibice bimwe mu mibyaro y'umugore bimufasha nyine kugera ku byishimo bye bya nyuma ku buryo bwiza. Reka rero turebe posiyo ya nyuma. Posiyo ya nyuma ni iyo guhagarara, hanyuma umugore akaba yatera umugongo umugabo cyangwa se bakanabikora barebana. Benshi bemeza ko rwose iyi posiyo ibanogera cyane, ibashimisha iyo ikozwe neza, igakorerwa nyine ahantu heza. Iyi posiyo rero ikorwa n'abantu batandukanye, yaba ubyibushye cyangwa se unanutse, biterwa nyine n'uko ushaka kubikora. Ubwo wenda n'imiterere karemano nyine y'imyanya y'ibanga y'umugore uba ugomba kuyirebaho kugira ngo umenye ese ndaza kubikora turebana cyangwa se ndaza kubikora anteye umugongo muri rusange. Hari posiyo nyinshi cyane, nyinshi rwose, nzakugezaho n'izindi zitandukanye ntavuze nonaha, kubera ko icyo mbangamije ni ukukungura ibitekerezo gusa kugira ngo nse n'ufungura ubwonko bwawe, kuko hari abantu benshi mu bashakanye usanga bakoresha ibintu bimwe gusa, posiyo zimwe gusa. Iyo mukoresha posiyo zimwe gusa mukamara imyaka 2, 5, 10, ibi birarambirana. Iyo rero birambiranye usanga abashakanye ubushake butangira kugenda bujya hasi. Bishobora rero no gutuma umwe aca inyuma mugenzi we, rwose nta n'ikintu bapfuye, ariko akumva yaramurambiwe, akumva ntabwo akimwifuza, akumva mu by'ukuri ntabwo akimukurura mu yandi magambo. Niyo mpamvu rero nakoze ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo ufungure nyine ibitekerezo, nawe urebe n'izindi position nyinshi wakora bitewe n'imiterere karemano y'uwo mwashakanye. Gusa nyine ryo ko ibintu byose bigerwa n'ibintu bitandukanye. Ahangaha twibanze ku miterere y'umugore, utanzibanda ku miterere y'umugabo, cyane cyane imiterere y'imyanya y'ibanga cyangwa se imiterere y'umubiri we karemano, niba abyibushye cyangwa se ari mutoya, kubera ko nyine byose bigira uruhare mu gushaka cyangwa se mu kwemeza pozisiyo mu by'ukuri uzajya ukoresha mu gihe cyo kunoza amabanga y'urugo. Imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye ni ikintu gikomeye cyo kwitabwaho, ni ikintu cyo guhabwa agaciro, kuko iyo abashakanye babasha kwishima bakishimana neza mu gihe cyo guhuza urugwiro, babana neza cyane, yewe n'amakuba cyangwa se ibibazo biza hagati yabo burya biragenda cyangwa se bakabikemura neza iyo babasha nyine guhuza urugwiro neza mu bijyanye nyine no mu buriri. Reka nubwo ko tugeze ku musozo, ariko uri mushyashya ubanza ukande kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, ukande no ku ruhande kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka. Reka nkubwire ko wifuza kutuvugisha wakandika muri commentaire cyangwa se kuri WhatsApp ukoresheje nyine nimero uri kubona muri screen yawe. Ndasoje rero akaryoshye nigora mwitama, tuzasubira ku munsi w'ejo, ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Hanyuma nsoze ariko umusozi arabwira ngo ciao ciao, Imana ikomeze kukurinda.